Hello. Muraho neza. Tuhaye ikaze nanone kuri YouTube channel yacu yanyu. Turabashimiye ko mukomeje kutwereka urukundo, kubana natwe, kudukunda, kuba hano. Turabashimiye rwose. Uyu munsi noneho hagiye gushya. Urumva? Uyu munsi tugiye kubabwira ni story time. Reka tubabwire story. Urumva? Tugiye anniversaire le 14. Hanyuma tugiye kubabwira ubundi murabizi ko turi ababyeyi turubatse. Tugiye kubabwira ukuntu byabaga bimeze mu gihe turi abakobwa. So tubabwire story ukuntu byabaga bimeze sibyo? Ubundi turangiza hashye turabifuriza kubana natwe, kubana n'inshuti zanyu. Deja mwabaye umuryango sibyo? Okay. Noneho hari ikintu nashaka kubanza gusaba mama pasteur nabanza dusengere. Abasengere adusengere ikiganiro kimere. Okay. Twubahe Imana. Wambwira ko ni mama pasteur nawe da okay. Reka dusenge twubahe Imana. Tugushimira Imana, tugushimira neza yawe, waturinze ubana natwe, utugirira neza, warinze intambwe z'ibirenge byacu umunsi wose, twaye icyubahiro. Duciye bugufi ngo tubabere gukiranirwa kwacu kose, amaraso ya Yesu atweze adukure mu mugabo n'urubanza. Tugiye gukora ikiganiro, turakwinginze ngo ubube kubana natwe, utugirire neza, igikundiro n'igitinyiro cyawe ubane natwe, kandi n'abadukurikiye ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murumva rero ko dufite na mama pasteur hano, ibintu birakaze. Tuzajya tugenda tugira ubutaha hano wowe njyewe gusenga nzigisha ijambo ry'Imana. Urumva rwose abantu bahita basidura bari mu rusengero, abantu bajya mu ijambo ry'Imana bakahita basinzira. Iyo baba kandi babanje guhimbaza bakaramya rwose bari mu mwuka bajya utitabye telefone agasinzira. Birasanzwe ko bagatoya ari abasenzi, twebwe ko turaririmba. Yewe ndiyo batanye ibyuma mbageze kure. Iyo batanye ibyuma ngiye baratwaye guma ya mbere season 1. Umva rero mbabwire. Ubundi twagiye kuri story. Ubundi turi abakobwa. Urumva? Ubundi turi abakobwa. Urumva ukuntu byagendaga. Mu gitondo. Oya nka saa tanu z'ijoro habaga hahiye. Twabaga tubaje gushyamo uturirimbo. Urumva? Tugashyamo uturirimbo twubaha Imana tukaramya, twarangiza kuramya saa sita z'ijoro top tugasenga, tugapfukama. Urumva? Tugasenga, tukarira, tugashima Imana umwaka wose, tukibukiranya noneho ukuntu twari turinzanga. Umwe yarasengaga noneho yamara gusenga akavuga nk'ikintu cyo mu kwa kabiri, agateruka akavuga nk'ikintu cyo mu kwa kane, noneho umwe agahita yongeramo n'icyo mu kwa gatatu ku buryo twumvikana. Ariko twabaga turi kwibwira Imana. Hanyuma mu buzima bwacu ntitujya duhoberana. Ariko uyu munsi ndamusaba mpobere. Ndamusaba mpobere mu rwego rwo kwiyubaha no kwiyubahisha. rimwe mu buzima ujya wiyubaha ntabwo ubyunana. Urumva ntabwo tujya duhoberana, cyangwa turarira tugatangana n'agacensi. Ubundi twarangiza tugasetinga goals z'undi mwaka. Twarangiza rimwe na rimwe twahanaga utugifti, tukavuga ukuntu umunsi w'ejo uzagenda, tukicara tukagera muri saa 9 z'ijoro dusubiza amamesaje tuvuga ejo tuzajya aha, ejo tuzakora iki, dufite gahunda ya kanaka, dufite akanaka, bikagenda neza. Ariko ikintu cyagoranaga rero, reka umwe bafite nk'umukopa ashaka nko kumuha gift, ntabwo byakunda waduha turi babiri. Ubwo niba ari gift wageneye kopine wawe, ubwo shyiraho na gahunda yawe. Bishyiraho na gahunda yo turakururukana mu byihangane. Ngo uransohokanye, ngo njye nyine, ngo ugiye
ntabwo bishoboka ntabwo bigoye wagomba kutujyana turi kuko umunsi wanjye ntabwo wari kuwukoze rwose ntabwo none wibaze nasohotse nsizaryama gusa byari gukunda ntabwo byagoye ahantu hose twagombaga kuba turi kumwe bikabangamira inshuti zacu se noneho tutataha umwe kandi dufite ubushobozi bw'umuntu umwe ubwo nyine burabyumva nawe dukurikire utugifiti muzazana subiritso urumva noneho ubundi rero njye nashaka gufata umwanya uri umunsi wa none agahinda kanyishe mu by'ukuri ntangiye kurakara oya birakara agahinda kanyishe kubera ikintu kimwe urumva nari natekereje kumuha gift pre-birthday kubera ko urumva kubera twabaye ababyeyi urumva tuba turi kumwe n'imiryango yacu kuri anniversaire ndavuga nti reka uyu munsi ngirane muhereze gift atabizi hanyuma nibirangiza ngo kuri anniversaire nta kintu azambaza mbaza twajyana n'umushuti wanjye mu mujyi turirutse jugujugu mbaza ngo banyibye telefone y'umuvandimwe cyangwa biri seriye kandi bayinyibye ni ukuri bayinyibye ariko ngusabye imbabazi ndaguha iyanjye mu rwego rwo kwiyubahisha urumva noneho urangiye telefone yawe rero yari munsi yanjye ntabwo nyemera aho gufata yowe n'inshuti yawe muziteranye muzime ndazikoresha ari ebyiri kugira ngo umujinya kuko numva ntangiye kurakara oya byamuseriye ariko oya nabyamuseriye nabitekereje mbabwiye ntakubeshye ni ukuri kandi ukuntu rata byagenze ukuntu byagenze baje bafite ubwoba bari gutitira oya twabone twabanje kumutinza urumva turamutinza tuza afite umuhari tuje afite umuhari twari dufitanye gahunda yo kujya mu mujyi noneho tuza afite umuhari noneho tumusiga ahantu twari tugiye hanyuma tujya kuzana gift ariko turamubeshya nanone birangira na gift ntayo nzanye isabye imbabazi mubyeyi nta mbabazi mfite mwana mu minsi telefone twonyine ko ari tubiri ndutahane mama agatelefone kagiye mbe nkaguhaye ubundi izindi bizisobanura oya inshuti yawe ubwo nawe umwataka uko nyine ntabwo byumvikana ntangiye kurakara kumva tuguma kurakara so ariko nubwo twavuze ko nta gift kuri nayo mfite nta kibazo ngeze nayishakaga n'undi ntabyo nari nzi n'undi wari ugiye umushyo wawe uzagukoraho buri munsi none gihari rero umunsi telefone twonyine ko ari tubiri nzaduteranya nguramo agatelefone kanjye kamwe akomeze hasi nta kibazo ndaza kuri go ariko uko nari nabitekereje urumva ubundi ikiganiro cyari cyanjye ntabwo cyari icyawe natekereje ikintu kimwe ngiye kuvuga umuvugo ese wajya wihuse amasaha make turahari nari natekereje kukubwira cyakora amagambo y'urukundo aho yanakunda bro ndagukunda sorry please ariko oya ibyo ijambo nongeye kurivuga ariko ukomereze umva nyine mubwire ikintu kimwe nari nateganyije kukubwira amagambo meza mbere yuko birthday yacu iba munyihanganire iwacu nta nubwo babizi ku murenge ariko barabizi sorry mbere yuko birthday iba man mfite emotion ntunkome zitameneka urumva sego kuburi twari umuntu ntabwo ari wowe mfite emotion biyo emotion wowe mwana jewe ubusurijijwe ni wowe muntu mfite emotion dream n'umwami urumva nk'ubwurijijwe n'iki ngo waragura se reka guhanagura kwezi okay
urantega amatwi ntutega amatwi Naguteze wawe ariko ntacyo. okay Ako nongeye kunzetsa ube wowe ariko jendi jema reka tube tubitisha. James romantic Gade ni sesa. urumva reka nkubwire kandi ndashaka kuvugisha ngufashe mu Ntabwo ngufashe mu ntoki turarebana mu maso nkundindukira undebe ngo urebe ntabwo bishoboka. ese ubwo rurirwa ni turashusha noneho Ntabwo bishoboka. urumva ndashaka kukuvugisha ngukoze mu ntoki biriseriye kandi Ntabwo Mana. bishoboka. ese wagiye Ntabwo bishoboka. okay reka none urantega amatwi nako uranyumva urumva unampanga amaso ndakubwira ngo ya mu maso ariko utankozeho. Oya. ku nshuti yanjye rambura amaboko tuhoberane umva mbaze ngukubwire Uri gutuma amarira adashira. okay ikabyo bita isosi Biyu. bro none reka nkubwire urumva nari natekereje uyu munsi ko ndi bugure gift ariko nzayiguha promise nzayiguha kandi ikomeye njye urumva nzayiguha ya danje ariko mbere y'uko nyiguha nzabanza mvugire amagambo ariko n'ubu ndavuga amagambo y'urukundo ngwinondebe Josette mwana twasangiye ubuto birahamura ibyo bintu rwose mbabaye. wanyuze amatwi ngwinondebe Josette mwana twasangiye ubuto natekereje igihe cyose twabanye Serese mwana. ubundi sereze Okay. mumenye hari igihe natekereje ryamye nijoro turyamye ndatekereza uburyo twabanyemo noneho ntekereza ibihe twabanyemo igihe twabanye ibyo twacanyemo nta wundi muntu twabicanyemo nta n'undi twabicanamo byonyine kubana amezi 9 mu nda uyu mwana ndamuruta murusha iminota 7 icyo cyagomba kukinyubahira kuko ndi mukuru ariko ni marene wanjye ni marene wanjye ndamwubaha ariko nanjye aranyubandiye mukuru korana none mukuru hano kuroma ndakaroba hanyuma ndatekereza ndushaho gushima Imana niyo mpamvu nakubwiye ubanze usenge bro Imana igumugisha wambereye umuvandimwe mwiza undi wari we wese atigeze ambera ntabwo nabasha uko nabivuga to be honest ntabwo mbikurura ngo mbyumve kuko nta muntu n'umwe wigeze umbera uko wambereye igihe twigeze tugira igihe kibi nta gihe wigeze unsiga cyangwa ngo unjajinge cyangwa ngo untera amabuye cyangwa igihe cyiza twabanye neza pe ndabivuganira uri umuntu mwiza ku bantu bakuzi barakuzi neza bigeza no ku muntu utazi no ndabivuga ndagushimiye ku myaka 26 tugendana urugendo rumwe twiga hamwe dusangira ubusa rimwe na rimwe ukigomwa rimwe na rimwe ukambera aho ntabaga ndi rimwe na rimwe ukambera umutaka rimwe na rimwe ukambera inkingi y'ibintu byose byanshanze ndagushimira Imana igumugisha ndagushimira
kandi ndashima Imana cyane ko yakumpaye uri umuvandimwe wanjye ikakumpa turi impanga. Ni umugisha ukomeye mwa bantu mwe, ntabwo mwabyumva. Rimwe na rimwe hari igihe tukavuga ku impanga ni stress, impanga simbizi, ariko nta kintu kiruta impanga yawe niyo cyaba kimeze gute. Wumve ngo iyo ndi kumureba mba mbona ari nka miruwari yanjye, iyo ndi kukureba mba mbona ari njye wireba. That's why tutajya tunasuhuzanya, that's why na nubwo sinshobora kubara ngo umuntu ukunda mu buzima nini, ntabwo mvuga ko ngukunda. Njyewe uko nikunda ni njyewe nyine. Niyo mpamvu bintera ishema ko byibuze uri impanga yanjye. Ni umugisha ukomeye. Ababyeyi bacu turabashimira ko babaye iruhande rwacu igihe cyose, bakirinda icyadutandukanya mu gihe icyo ari cyo cyose, yaba mu mashuri, yaba tubanye. Hari abantu baba batabyumva ngo murakururukana mwambara ibisa. Ababyeyi bacu bakomeje gusigasira ubumwe bwacu, baturera kivandimwe, baduha urukundo, batuma urukundo dufite n'uyu munsi buri wese arubona, turuha n'abadukomokaho, turuha n'abo twashakanye nabo, byavuye aho ngaho. Ndagushimira, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Imana izaguhe buri kintu cyose uzayisaba. Uko nsengera ndakuzi, uko umpangayikira ndakuzi, uko unyitaho ndakuzi. Ikintu cyose hari n'igihe mba careless kugira ngo, kuko mba nzi ko uhari. Igihe cyose uba uhari ku bwanjye, igihe cyose uranyumva, igihe cyose uransapotinga, igihe cyose ndavuga ngo uri inshuti yanjye, uri ubuzima bwanjye. Mu buzima bwanjye rero ikintu cyangoye ni ukuba kure yawe, ni ukuba ntari kumwe nawe igihe cyose, ni ukuba tutararana, ni ukuba umwe atari hafi y'undi. Byarangoye, byaramvunye, ariko nshima Imana ko tubayeho mu buzima bwiza. Nshima Imana ko tukiri kumwe, byibuze umwe atari hanze y'undi, kure y'undi cyane, ku buryo nta n'icyumweru cyashobora tutabonanye cyangwa iminsi ingahe. Iyo tutabonana turavugana, ibyo ndabishimira Imana. Kuvuga ko mukunda ko bingoye, ndakwemera Jane, urumva? Ndakwemera kandi ngukundira abawe, nkubahira uwo uri we. Igihe cyose nagukosereza uzajya umbabarira, ko igihe cyose ntabwo mba nifuza kukubabaza, kukubangamira cyangwa gutuma untekereza nabi. Thank you very much. Nakagusabye kuguhobera ariko ntabwo nabishobora. Guhindika yanjye urabizi, Imana usome mu mutima wanjye, sibyo? Sawa. Thank you very much. Bro, ntabwo warira ariko. Yala. So, nta kintu uvuga se urushijeho kurira se? Sore urushijeho kurira se? Ntukarira mani, ibintu byo kurira ntabwo byinjiza abakiriya niyo bikora. So mani wikirya siko umuntu yiriye agutuzi se birashira. Anyways, narwanye n'amarangamutima ngo ntarira, ngo ntabwo rwose ibintu bikunda, ndi gutitira, ndi
ukuri iki nabaye inzanga. So, this is your gift. Yeah. Nyine telefone bibye ni ingiyi. Tuvuye kwigomboza none. Uyu munsi kuri iyi tariki nagaguhaye ibintu byinshi, ariko nashatse kuguha telefone kugira ngo ndabizi ko ukunda telefone nziza. Ndabizi yuko ari ikintu kidasaza. Ufata neza telefone igihe cyose inkweto zacika, kanzu wabyibuha ikagusiga cyangwa ukananuka, amaherena yacuka cyangwa ntacuke, ibintu byose, ariko naguhitiyemo telefone. Umbabarire ko nakubeshye, sibyo? Ntabwo ariko nabishakaga. Iyi ngiyi ndabizi ko itarenze cyane, sibyo? Ariko nibwo bushobozi buhari. Urabizi ko ibyanjye byose ari byo byawe. Ibyo mfite nibyo byawe, ntacyo ngutinga. Abaye ari n'inzu, abaye ari n'ijuru, yumva, abaye n'irindazi ntariko. Sibyo? Nimwakire babyeyi. Okay, tada! Agabwenge igira. Urabizi? Kubera ko nkomeje kurakareka n'igihe mbere. Uragiye byakugusa rero? Byamuseye. Imana yangeze i Kigali. Songa ko cyari cyabuze. Mwakoze kubana natwe. Turashize none. Harahiye, 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 harahiye. Umva. Mwakoze kubana natwe, muri abantu beza, muri ab'agaciro. Nuko bigenze. Buriya nimarira, buriya agiye kurira, nta kintu bimbwiye. Ibyo nagomba gukora nabikoze. So ndabasaba inshuti zacu mubane natwe, hari ibyiza byinshi tubateganyirije. Ndabinginze mwiyandikishe, do subscribe, sibyo? Commentaire zanyu, icyo mwifuza ko twakora, icyo mutekereza, inama, ibitekerezo, ibintu byose turabinginze, turabibasabye ngo mubikore muri comments, share, and then tubane. Tubijeje ko tutazigera tubicisha irungu. Nimudukundira tuzajya tubaha ibintu byose mushaka, ko turi hano ku bwanyu. Turabanezerewe, twaje kubanezeza, twaje kubashimisha. Ibyo mwifuza ko tubakorera mubitubwire. So bye, ciao.